Hirya no hino muri Afurika hagenda haba imyigaragambyo yiganjemo iy'urubyiruko, ahanini bitewe n'uko kwiyongera kw'igiciro cy'imibereho, imisoro ihanitse, ubushomeri n'ibindi bitandukanye. Urugero ni nko mu bihugu bya Maroc, Kenya, Togo, Madagascar, Tanzania naho n'ibyahasize, kuko mbere y'uko haba amatora intsinzi ikegukana Samia Suluhu Hassan mu matora yabaye ku 29 Ukwakira 2025, habanje ku imyigaragambyo yiganjemo urubyiruko bavuga ko batishimiye uko amatora y'umukuru w'igihugu yateguwe. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania rya Chadema rivuga ko hishwe abarenga 700 biciwe muri iyi myigaragambyo. Ariko nubwo bimeze bityo, si ubwa mbere abaturage bahagurutse bakarwanira uburenganzira bwabo muri Tanzania, kuko bifite imizi ku basekuruza babo. Mu kinyejana cya 19 mbere y'uko Tanzania ibaho nk'igihugu cyigenga, habaye intambara yari igamije kwigobotora ubukolonize mu majyepfo ya Tanganyika. Ni intambara yamenyekanye cyane nka Maji Maji, ubwo abaturage bari basanzwe ari abahinzi n'abahigi, abayobozi b'amoko atandukanye, abavuzi gakondo n'imiryango itandukanye bahagurukiye rimwe barwana n'ubutegetsi bw'Abadage. Aha barwanye baharanira ubumwe n'icyizere cy'uko ubutaka bwabo n'agaciro kabo byasubizwa mu maboko yabo, bisa neza niberutse kuba muri Tanzania. Ubwo abazungu bazaga gukoloniza Afurika bitwaje ko ari injijuke bitewe n'inganda zabo zarimo zikura zigakorerwamo ibikoresho bitandukanye birimo ibyirori, imyenda ikozwe mu ipamba, imbunda ndetse n'amasasu, bumvaga ko bigomba gutuma bayoboza inkoni y'icyuma uyu mugabane wa Afurika bo babonaga nk'ingoma bitoraguriye mu giteme, bikanatizwa umurindi n'umururumba bari bafitiye umutungo kamere wa Afurika urimo nk'amabuye y'agaciro, ubutaka bwera, ikirere cyiza cyishimirwa n'ibihingwa bitandukanye. Byose bashakaga ko bayorera mu nganda zabo zarimo zubakwa ngo bakomeze gukora ibikoresho nk'imbunda zagombaga guhahamura umwirabura hava akagera, ubwo agakeza ingoma ya gikoloni nta mpaka. Bamwe mu banyafurika babuze aho bazibandwa bazerekeza nyuma yo kubona bera bafite ibyo bikoresho batari bagaci ryera. Noneho byagera ku mbunda n'amasasu, uwo yahuranyaga yagombaga guhita agabizwa urupfa ako kanya, bemera nta shiti gutegekwa n'abazungu. Ku rundi ruhande hari abanyafurika banze kwemera iby'ubwo buhake bw'abazungu, barwana inkundura baharanira uburenganzira bwabo, kabone n'ubwo babonaga ko bishobora kubateza urupfu. Imwe mu ntambara yo kurwanya ubukoloni yabaye ikimenya bose nk'umuravumba ni Maji Maji. Aha amoko atandukanye cyahoze ari Tanganyika, Tanzania y'ubu barwanaga n'Abadage bagamije kubirukana ku butaka bwabo bitewe n'imisoro ihanitse, guhinga ipamba, byose byerekejwe n'ibiboko bakubitwaga amanywa n'ijoro. Ni intambara yatijwe umurindi n'umuhanuzi gakondo witwaga Kinjekitile wakoze iyo bwabaga ashakira umuti abo banyafurika. Ni umuti wiswe Maji Maji mu rurimi rw'igiswahili, bishatse kuvuga amazi mu Kinyarwanda. Amazi yagombaga gutuma aba Maji Maji batahuranywa n'amasasu y'Abadage nyuma yo kuyaminjirwaho, hari no havuye izina ry'iyi ntambara Maji Maji tugiye kugarukaho none akantu ku kandi. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 Afurika yari igiye gusogongera ku bibazo uruhimbirajana bikibonekana n'uyu munsi. Mu mwaka w'1884 ibihugu bikomeye by'i Burayi birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ububirigi n'ibindi bihugu byahuriye mu mujyi wa Berlin mu Budage mu nama yobowe na Chancelier w'Ubudage Otto von Bismarck. Ni inama yari igiye kwandikwa mu mateka, bayita Berlin Conference. Nubwo ibyari ku murongo w'ibyigwa byari ukwigabanya Afurika, nta muturage cyangwa umuyobozi wa Afurika wayitumiwemo, ahubwo abanyaburayi baricaye bafata ikarita ya Afurika bakoresheje ikaramu, bigabanya ubutaka bwa Afurika nk'umubyeyi ugabanya abana 8. Intego bari bafite ntiyari ugufasha Afurika ngo iteze imbere abaturage bayituye, oya rwose, ahubwo bari bafite gahunda imwe nkuru: gushyiraho amategeko n'imipaka izaborohereza kugabana no kugenzura umugabane wose mu nyungu zabo bwite. Ni muri urwo rwego imipaka ya Afurika itari iberanye n'amoko, imico cyangwa amateka y'abayituye. Kabone n'ubwo Ubudage gukoloniza byari bishya kuri bo, ariko bifuzaga kwerekana ko nabo bafite ububasha imbere y'ibindi bihugu by'i Burayi nabyo bitavugirwagamo. Iyo nama yarangiye mu 1885, Ubudage buragizwe ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Afurika, hahita hanitwa German East Africa, bugizwe na Tanzania y'ubu, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu maso y'Abadage ubwo butaka byari amata yarabyaye amavuta, nyamara mu baturage bahatuye
byari intangiriro y'igihe cy'akarengane, uburetwa n'amarira byari bigiye gukurikiraho. Gusa icyo Abadage batigeze bamenya nuko ibyo byemezo byari bifatiwe mu mahanga kure cyane y'ubutaka bwa Afurika byari kuzabyara uburakari n'impinduramatwara, kugeza ubwo abaturage ubwabo bazahaguruka bakarwanya ishyirwaho ry'ubukoloni. Ibi nibyo byaje gutuma havuka imwe mu ntambara zikomeye mu mateka y'uburasirazuba bwa Afurika, intambara ya Maji Maji hagati y'umwaka w'1905 ndetse n'1907, ikaba intambara turi kugarukaho none. Nyuma yo guhabwa ubutaka bunini mu nama ya Berlin, Ubudage bwatangiriye kugushaka uko bwashinga imizi mu butegetsi bushya bwa gikoloni. Uwo murimo wagiye mu maboko y'umugabo uzwi cyane mu mateka y'ubukoloni bw'Abadage witwa Karl Peters. Peters yari yarajagajaza Afurika yose ashaka uko nawe yagira ijambo ku isi nzima, bituma Abadage bamubonamo icyizere, maze mu 1884 azanwa ku nkombe z'inyanja y'Abahinde nk'intumwa y'isosiyete nshya y'Abadage yagombaga guteza imbere inyungu mu karere, isosiyete ya German East Africa Company. Ikaba ari isosiyete yitwikira umutaka w'ubucuruzi bugamije kurengera abirabura, nyamara intego nyamukuru byari uguharurira amayira Abadage bagombaga kwinjira muri uwo mutaka. Karl Peters yazanye uburyo bwo gusinya amasezerano y'ubutaka, akayasinyana n'abayobozi gakondo, akenshi batanasobanukiwe cyangwa bakayasinya ibibando bibari ku mugongo. Amwe muri ayo masezerano yabaga ari mu ndimi Abanyafurika batumvaga, ahubwo bagashukwa ko bizabafasha kwiteza imbere, ari nabyo byabakururiye kwisanga ubutaka bwabo bugiye mu maboko y'Abadage mu kanya nk'ako guhumbya. Mu gihe Peters yabonaga ubutaka nk'inyungu z'ubukoloni, abaturage bo babureberaga nk'ikiraro cy'ubuzima bwabo, amateka yabo n'icyubahiro cy'amoko. Mu biturage, amoko yari afite imiyoborere isobanutse, imigenzo, ubukungu bwabo bwigenga n'uburyo bw'imiyoborere bwubakitse kandi bushinze imizi. Ibi byose Peters ntiyigeze abyitaho kuko yararajwe ishinga no kuhigarurira. Iyo sosiyete y'Abadage igitangira kugerageza gutegeka, yahise ihura n'akaduruvayo k'abaturage, maze babigaragaza bwa mbere mu ntambara yo mu mwaka w'1888 n'1889 yaje kwitwa intambara y'impinduramateka ya Abushir. Nubwo Abadage bayitsinze, intambara y'impinduramatwara ya Abushir yabaye ikimenyetso cy'uko abaturage bari batangiye kubona ko ubukoloni bwari bugamije kubahindura ibikoresho, bityo bakiyemeza kubirwanya. Mu 1891 leta y'Ubudage yabonye ko isosiyete ya German East Africa itabashije kugera ku ntego zayo. Ubudage bufata icyemezo cyo gukuraho ubutegetsi bw'iyo sosiyete, bushyiraho ubutegetsi bwa leta bwagombaga gukoresha ingufu, byaba ngombwa bukamena amaraso kugira ngo bugenzure abaturage. Nibwo hashyizweho ubutegetsi bwa gisirikare buyobowe na Colonel Hermann von Welsman. Uyu yari yitwaje abasirikare b'Abadage n'abasirikare b'Abanyafurika babuze amajyo, bakemera gukorana n'ingabo z'abakoloni. Ubutegetsi bushya bwaje burushobokana ubugome Karl Peters na sosiyete yiswe y'ubucuruzi, dore ko yaranzwe no gukoresha abaturage ku ngufu mu bikorwa byo gutunganya imihanda yagombaga kwifashishwa n'imodoka zabo zagombaga gusahura amabuye y'agaciro n'ipamba, bikoherezwa ku mato yabaga ari ku byambu, ubwo ako kanya vuba na bwangu agahita yoherezwa i Burayi. Mu ntangiriro, kurwanya Abadage byari bigoranye kubera kubura ubufatanye hagati y'amoko yabo, ariko ibyo ntibivuze ko abaturage ba Tanganyika bemeraga ubutegetsi bw'Abadage n'imigirire yabo. Abaturage bo mu bwoko bw'Abamatumbi bumvaga ko kuba barakariye abazungu mu gihugu cyabo bitavuze ko bagomba kubishyura imisoro, bigahumira ku mirari ubwo abaturage badafite ubukungu bushingiye ku mafaranga bagombaga kuyatanga nk'umusoro. Aha naho bikumvikana ko byari ugukomeza kubika urusyo ku Banyatanganyika. Bamaganye cyane uwo musoro kuko bumvaga nta mwenda babereyemo Abadage, aho bavugaga bati twebwe tumaze igihe twiyobora, dusanga amategeko y'Abadage akomeye cyane imisoro, kuko twe abirabura nta mafaranga dufite, ubutunzi bwacu ni mu bigori, amasaka, amavuta n'ubunyobwa. Ikindi cyazamuye uburakari nuko Abadage bashyize Abarabu n'Abanyafurika batoranijwe mu myanya y'ubuyobozi bw'uturere twagombaga kuyobora bagenzi babo bitwaga akida, bari bafite ububasha ku baturage. Abadage bumvaga iyo turufu yari kurya izindi zari zabanje, ariko siko byagenze kuko byabaye nko gukoza agati mu ntozi. Abo bakida bahohoteraga abaturage cyane, bakabakoresha uburetwa, bakabiba ndetse no kubakorera urugomo bigeretse.
ibyo byose bigakomeza kurakaza abanyetanganyika. Abadage kandi bategetse abaturage kurandaguza ibihingwa byari bibatunze, bahinga ipamba ryagombaga gukorwamo imyenda mu nganda z'abo bazungu. Ibintu byicishije abo baturage isari, biza no gutiza umurindi intambara yo kwigobotora iyo ngoyi y'Abadage. Iyo mitegekere yose yatumye abaturage barushaho kwanga urunuka Abadage, maze baza gushoza intambara ku Badage mu mwaka w'1905, nubwo babonaga neza ko kuyitsinda byari kure nk'ukwezi. Mu gihe ubukoroni bw'Abadage bwakomezaga guhonyora nkana abanyetanganyika, mu midugudu y'amoko atandukanye abantu batangiye kwijujuta kuko babonaga ko ibintu bigeze iwa Ndabaga. Noneho batangira kunenga ubutegetsi bivuye inyuma. Mu ngo abagabo n'abagore baganiraga bibaza igihe bazabonamo amahoro. Mu ngo z'abavuzi gakondo naho habaga inama zo kwibaza icyakorwa kugira ngo bigobotore ingoyi y'Abadage. Ni muri icyo gihe mu mwaka w'1904 havukiyemo umugabo wihariwe Kinjekitile uzwi cyane ku izina rya Bokero. Uyu mugabo niwe watangije ikintu cyatunguye abakoloni, ariko kikaba cyarabaye imbarutso y'ubumwe budasanzwe, Maji cyangwa amazi y'ubudaheranwa. Ubundi uyu mugabo wavumbuye umuti w'amazi ni mu ntoki. Kinjekitile yaratuye mu gace ka Ngarambe mu gihugu cya Matumbi. Amateka avuga ko yavuye mu buzima busanzwe akinja mu buryo bw'imyuka y'ubuhanuzi gakondo, akavuga ko ahabwa imbaraga n'umwuka w'inzoka yitwa hongo, umwuka wafashaga abantu kumenya icyiza n'ikibi mu buryo bwa gakondo. Kinjekitile ntiyari umuyobozi w'igisirikare, ntiyari n'umutegetsi, yewe nta n'imyitozo yo kurwana yari afite, ahubwo we yizereraga mu mwuka w'Imana gakondo zitagaragara. Amaze kuzura umwuka gakondo, yatangiye kwigisha abaturage ko bafite ubushobozi bwo kwigobotora ubukoloni bahagurukiye hamwe, bituma abantu bo mu moko atandukanye batangira guhanahana ubutumwa mu ibanga buhamagarira abantu kwishyira hamwe. Uyu muvuzi gakondo wavugaga yari Kinjekitile, umuvuzi w'umuhanga mu miti ya Kinyafurika. Abantu benshi batangiye kujya aho hantu mu mwaka w'1905 gushaka umuti w'ubuvuzi n'imbarutso y'ubutwari icyarimwe. Uyu muti w'amazi wagombaga gutuma amasasu y'Abadage agera ku mubiri wayiyuhagiye agahinduka amazi buzi, maze urupfu rukaba rutsiritswe rutyo. Ibi Kinjekitile nawe yarazi ko iby'uyu muti byaramareshya mugeni n'ikinyoma cyambaye ubusa icyarimwe, gusa yabikoze agamije gutera akanyabugabo abaturage kugira ngo barwane umuhenerezo batitaye ku minwa y'imbunda yavunderezaga umuriro w'amasasu, maze uwo yahuranije agahwera mu kanya nk'ako guhumbya. Kinjekitile yari yabateguje intambara, ariko abategeka kugumya gutegereza itegeko rye. Ariko abo Matumbi ntibihanganye kuko bari barambiwe akarengane k'Abadage, maze birara mu mirima ihinzemo ipamba batangira kurandaguza. Icyo gikorwa cyari itangira ry'intambara ya Maji Maji. Mu mpera za Nyakanga 1905 Abamatumbi batangije intambara ku Badage, barandura imirima myinshi y'ipamba, maze kwa 31 Nyakanga 1905 bitwaje intwaro gakondo zirimo inkoni, amacumu n'imyambi batera Abadage, banasenya ububiko bw'ipamba. Kuwa 4 Kanama 1905 Kinjekitile yarafashwe ashinjwa kugumura rubanda, maze aricwa. Ariko mbere yo gupfa yavuze ko umuti w'aya mazi wari wamaze gukwira hose nko mu biturage bya Kilosa na Mahenge. Nyuma gato y'urupfu rwe kuwa 14 Kanama 1905 abarwanyi biciye abamisiyoneri b'abazungu bari mu rugendo, bari mu mwepiskopi w'umukatolike Caspian Spice. Ku munsi wakurikiyeho kandi abarwanyi bafashe poste y'abaturage Lawal. Bidasubirwaho intambara ikwira mu gihugu cyose nk'uko Kinjekitile yari yabivuze. Aha rwose bumvaga ari ikibazo cy'igihe, ubundi bakabyina intsinzi. Mu kwezi kwa Kanama abarwanyi bagabye ibitero byinshi ku ngabo z'Abadage muri koloni zose, bafata uturere twinshi ndetse banatwiha inyubako z'ubucuruzi z'Abadage. Nyuma y'imirwano ikomeye y'Abamatumbi n'Abangido, ubukana bw'intambara ya Maji Maji bwatangiye kumera nka ya nyakatsi ifashwe n'umuriro kandi yegeranye n'izindi. Uko iminsi yagendaga yicuma, ubuyobozi bw'Abadage bwabonaga ko ishyamba atari ryeru. Bagerageje kohereza ingabo nyinshi mu turere twari twafashwe, ariko umubare munini n'umurava w'abaturage bari barahagurukiye kwishyura ukizana, bikomeza kubabera ibamba. Ni muri urwo rwego urugamba rwa Mahenge rwabaye rumwe mu mirwano ikomeye kurusha indi yose mu ntangiriro z'intambara.
Imahenge hari imwe mu nkambi za gisirikare z'Abadage zifite ingabo nke, arizo zifite intwaro zikomeye, ariko zifite intwaro zikomeye. N'ingabo zari ziyobowe na Lieutenant Theodor von Hasser, umuyobozi wari ufite icyizere mu ngabo ze za Askar, n'abaturage bari bahiye ubwoba bakemera gukorana nabo. Mu mpera za Kanama mu 1905 igitero cy'Abanyetanganyika cyaje ari karabutaka kuko cyari cyateguranywe ubushishozi. Ababarirwa mu bihumbi by'abarwanyi baturutse mu moko atandukanye bigabije imihanda berekeza Imahenge, bagenda banyuzwe n'ubutumwa bwa y'amazi nyine yagombaga kubahindurira amasasu m'amazi boshye Yezu w'i Nazareti ahindura amazi divayi mu bukwe bw'ikani. Abaturage baje bafite intwaro za gakondo zagombaga guhamura imbunda z'Abadage zirimo nk'ibyuma, amacumu, imyambi, imiheto, ariko batera hejuru baririmba indirimbo gakondo zisingiza imana zabo ndetse n'izamagana akarengane bakorerwaga n'Abadage. Ariko nyine kandi banujuje impago zabo y'amazi bari bahawe na Kindiritire Ngware, ingabo yari kubakingira byuzuye. Abarwanyi bari bashyizwe mu matsinda hakurikijwe amoko yabo, bahuje intego, ibintu bitari bisanzwe bibaho ko amoko yakwihuriza hamwe akarwanya ubukoloni yemye. Uko bari baje bari bafite icyizere cyuzuye, mu gihe cyose bari bamaze bari bahagazwe ku gakanu. Mbere y'uko urugamba rw'Imahenge kwa 25 Kamena 1905 rwambikana, urugamba rwatangiye rusa n'urworoshye. Abarwanyi bahagaze ku mirongo y'urugamba bategereje ijwi ry'uwari ubayoboye. Ku rundi ruhande ariko Abadage bari bamaze gutegura imbunda n'amasasu menshi biteguye gutsinda uruhenu ingabo z'Abamahenge. Mu gihe igice cya mbere cy'abarwanyi cyari kigeze ku birometero hafi 2 uvuye kuri za batayo z'Abadage, von Hasser yategetse ko abasirikare be batangira kurekura amasasu ku ngabo z'abaturage. Abantu benshi barapfuye, ariko igitangaje nuko abari bagitera kuka batigeze bagera imbere ngo bahunga ako kanya, kuko bamaze igihe kitari gito nta bwoba, bahagaze bemye ahubwo basinyiza y'amazi nk'ikimenyetso cy'umwe n'ubudahangarwa bwabo. Gusa nyuma gato batangiye gusubira inyuma umwe kuri umwe bagamije kongera kwisuganya. Nyuma yo gusubira inyuma, andi moko y'abarwanyi bagera ku 1200 yaturutse mu mpande z'Imahenge yagerageje kongera kugera ku nkuta z'inyubako z'aho abasirikare b'Abadage bari bakambitse. Mu gihe gito bamwe babashije kwegera hafi y'inyubako z'Abadage nko muri metero 3 gusa, bongeye gufora imiheto yabo birwanaho, ari nako bagerageza kwambura imbunda Abadage. Ariko Abadage bari bafite imbunda zirasa amasasu menshi mu gihe gito. Ubwo busumbane bw'intwaro rero bukomeza kugamburuza y'amoko y'abirabura. Uru rugamba rw'Imahenge byarangiye barutsinzwe. Gusa nubwo barutsinzwe byagaragaje ubutwari, kuko byonyine kubasha kwitegeza imbunda z'Abadage ni ikintu Abadage batiyumvishaga. Nyuma y'uko urwo rugamba barutsinzwe ntibavuye ku izima, oya, ahubwo yakomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye byari bigize Tanganyika. Abantu bo mu moko menshi bamenye ko Matumbi na Ngindo bari bamaze kwishyira hamwe, bityo nabo batangira kumva ko umwanzi ari umwe. Abayawo, Abamakonde n'abandi batangiye gutegura intambara mu ibanga. Intambara yari nk'umuriro umaze gukwira ikibaya cyose, ikwirakwira hirya no hino mu majyepfo ya Tanganyika. Nyuma y'imirwano ikomeye Imahenge, intambara ya Maji Maji yakomeje guhindura isura. Icyari cyatangire mu misozi ya Matumbi cyari kimaze kuba intambara nini y'igihugu cyose. Nubwo imirwano myinshi yari yatumye abaturage batsindwa ku rugamba rwa Mahenge, bakomeje umutsi ndetse ahubwo bakomeza kurya karungu bitewe no kumva neza icyo bashaka. Iby'urwo rugamba byarasakaye biva ku misozi ya Matumbi bisakara ku bwoko bw'Abangoni. Abangoni bari bafite imbaraga zikomeye mu mateka ya Afurika y'Uburasirazuba, bakagira inkomoko mu bwami bw'Abazulu, nabo bari bazwiho kurwana inkundura. Kwinjira kw'Abangoni mu ntambara ya Maji Maji byahinduye ibintu, kuko baje bafite abarwanyi basaga 5,000 bafite ubuhanga ku mirongo y'urugamba kandi bafite ubunararibonye bwo gutegura ingabo mu buryo gakondo bwabo. Kwiyunga kw'Abangoni n'andi mako yararambiwe itotezwa ry'abaturage byakomeje gukomeza urugamba. Abadage bamaze kubona ko ibintu bigeze iruha nk'akala, maze umuyobozi mukuru w'ubukoloni bw'Abadage Governor Gustav Adolf von Götzen yandikira ubuyobozi bw'Iberere ababwira ko ibintu bikomeye, abaka ingabo nshya n'ibikoresho bihambaye, maze nabo bamwumva vuba na bwangu bamuzindi ingabo 1000. Aha niho urugamba rwatangiye gufata indi sura. Abadage batangiye gukoresha imbaraga n'amayeri bya gisirikare. Ingabo z'Abadage zatangiye kugaba ibitero ku ngabo z'Abangoni.
kwa 21 Ukwakira mu 1905 haba urugamba rumwe mu z'ingenzi mu ntambara yose ya Maji Maji. Ingabo z'abangoni zakoze uko zishoboye, gusa intwaro z'Abadage zigezweho zikomeza gutuma bakubitwa inshuro. Aha ni ikibazo gikomeye cyari gitangiye kuvuka. Abaturage batangiye kubona ko umuti w'amazi utarimo guhindura amasasu amazi, kuko bari batangiye gutobagurwa n'urufaya rw'amasasu y'Abadage. Mu ndirimbo zerekana gucika intege bateye hejuru bagira bati y'amazi ni ibinyoma. Gusa icyo batari bazi neza nk'intego ya Kinjekitire, uwo muti w'amazi ntiwari igikoresho cyagombaga kubarinda, ahubwo cyari igikoresho cy'ubumwe bw'amoko, icyizere, ubutwari n'ibitekerezo byo kwigobotora ubukoloni. Nyuma y'uko Abadage babonye ko Abanyetanganyika bakomeje kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, bazanye uburyo bushya bwo gutwika ibihingwa byari bitunze abo baturage n'ikimera cyose cyari ku butaka, nk'imwe mu mayeri y'intambara izizwi nka Scorched Earth Policy. Intambara yarangiye mu mwaka w'1907, isiga ihitanye abagera ku 300 ku ruhande rw'ingabo z'abaturage na 15 ku ruhande rw'Abadage. Ingaruka z'iyo ntambara kandi zirimo inzara yatewe no gutwika buri kimera cyari ku butaka, kutagira aho abantu baba, ndetse n'ubwiyongere bw'imfu z'abana bato. Imiterere y'ubuyobozi gakondo nayo yarahindutse bifatika bitewe no kwica bamwe mu batware b'abirabura. Abadage bakomeje kuyobora Tanganyika, gusa batangira kugabanya akarengane bakoreraga abaturage. Abashakashatsi bo muri Tanzania batangiye gukora ubushakashatsi ku ntambara ya Maji Maji no kubaza abatangabuhamya bari bahari icyo gihe. Haza kuvamo umushinga w'ubushakashatsi kuri Maji Maji wo hagati y'1967 n'1969 washyizeho umusingi wo kwiga iyi ntambara n'ingaruka zayo mu mashuri ya Tanzania. Mu rwego rwo guha agaciro amaraso y'abaturage barwanye intambara, amashuri, ibitaro n'imihanda byiswe amazina y'abarwanyi bahanganye n'ubukoloni, kandi hashyirwaho ibimenyetso by'ahantu hihariye. Urugero ni urwibutso rwa Kinjekitire ikiriwa muri Kivinje. Buri mwaka ku itariki 27 Gashyantare habaho umuhango wo kwibuka abo birabura baharaniye kwigobotora ingoyi y'Abadage. Mwarimu Julius Nyerere ntigifashishije intambara ya Maji Maji kugira ngo akore ibisa neza nayo kugira ngo abohore Tanzania, kuko yagejeje ku bwigenge binyuze mu biganiro by'amahoro n'ubuvugizi bwa politiki. Gusa Maji Maji yamubereye ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe bw'igihugu no kwirwanaho imbere y'akarengane. Kuri we agereranya ukwizera n'ubutwari bw'abarwanya intambara ya Maji Maji, bituma nawe afata icyemezo cyo guharanira ubwigenge bw'Abanyatanzania. Ibyo Nyerere yabihereyeho mu gukangurira Abanyetanzania guharanira ubwisanzure no kwishyura ukizana mu gihugu cyabo. Ubudage bwambuwe Tanganyika nyuma yo gutsindwa intambara ya mbere y'isi, maze Tanganyika yegurirwa Abongereza, gutyo binyuze mu byemezo by'amategeko y'amasezerano ya Versailles yo mu 1919 nyuma y'itsindwa ry'Ubudage mu ntambara ya mbere y'isi. N'amasezerano ya Versailles kandi yambuye Ubudage ibihugu byose yari yarakolonije. Ingingo ya 22 y'ayo masezerano akaba ariyo yagendeweho bikozwe n'umuryango wa League of Nations cyangwa Loni. Mu 1946 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Tanganyika yabaye United Nations Trust Territory, ikomeza gucungwa n'Abongereza kugeza ibonye ubwigenge mu 1961. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier ubwo yari muri Tanzania mu ruzinduko mu 2023 yiseguye ku icwa ry'abantu muri Tanzania mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage, asaba imbabazi Abanyetanzania kandi yizeza ko azakora ibishoboka byose kugira ngo amateka mabi yo muri icyo gihe atazasubira ukundi. Inshuti muryango wanjye, nifatanije namwe mu kababaro kubera abayobozi b'amoko atandukanye n'abandi bose bishwe. Ndashaka kwibuka no gushimira abahohotewe n'ubutegetsi bw'abakoloni b'Abadage, kandi nk'umukuru w'igihugu cy'Ubudage ndifuza gusaba imbabazi ku byakozwe n'Abadage ku bantu banyu. Ndabinginze ngo munyihanganire, kandi ndashaka kubizeza ko twe Abadage tuzafatanya namwe mu gushaka ibisubizo ku bibazo bitarakemuka bikababuza amahoro. Mu mwaka wa 2017 leta ya Tanzania icyo gihe yavuze ko iziyambaza amategeko kugira ngo isabe indishyi y'akababaro ku bantu bishwe n'abakoloni b'Abadage.
Ubushakashatsi bwakozwe na Berlin's Museum of Prehistory and Early History bwagaragaje ko imibiri y'imitwe yabishwe mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage ikajyanwa mu Budage ingana n'igihumbi n'ijana. Intambara ya Maji Maji ni isomo rikomeye ry'uko ubutwari, ubumwe n'icyizere bishobora guhindura ibitekerezo by'abagutsikamiye, ndetse ko no mu bihe bikomeye abaturage bashobora kwishyira hamwe no guharanira ubwigenge bwabo. Ni urugero rw'ubutwari, kwihangana no gukunda igihugu, kandi rufite agaciro ku mateka yose ya Tanzania na Afurika y'Uburasirazuba. Turi gutegura iki kiganiro twifashe igitabo A Modern History of Tanganyika cya John Lifo ndetse n'ikiswe Short History of Tanganyika cya N. Kimambo. Twifashije kandi inyandiko z'ubushakashatsi nk'iya Kimambo yanditse muri Journal of African History, Ries Gang mu nyandiko ye The Maji Maji War in German East Africa, ndetse na Hodkin mu nyandiko Resistance in East Africa. Ni naha dusoreje. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, like, share na comment. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde muri byose. Hazikubala kushikana kwa uhuru baadaye serikali ya Uingereza ilielekeza licha ya chimbuko la utamaduni ya Uhuru ina bendera